imbaga yose ntabarigi abari Yesu undimo ubabwira ibibafasha. Yewe mureba aha rero aho ntangirira mfite ubuhamya burebure ariko ni amaseri. Seri y'uyu munsi igendanye n'uko mumbona ameze, uko byaje siko nahoze. Hari abanzi hano ariko ndashima Imana. Bijya kuza nagiye muri kaminuza muri 2003 niho narwariye. Noneho ndarwara ntacyo nari mfite, sinari mfite uko nigira, sinari no kumenya ikiri mu mutwe kuko numvaga gusa nabujaga umutwe nkumva ikibyimba kiri mu bwonko, nabuje umutwe nkumva ikinya, biranyobera. Mbura amafaranga nkavuga ese nzivuza he kuko hari kuri Faisal nta CT scan yari ihari ngo ibashe kureba ibirimo, ariko hari umuryango wamfashije. Mpagaze hano nkushimira nawe umuryango wa FPR Inkotanyi. Umuryango wa FPR Inkotanyi niba mpagaze hano Yesu yarawukoresheje. Yawukoresheje ibikomeye kuri iki. Banyishyuriye amatiki njya Kampala kureba icyo mfite mu mutwe. Njyayo baranyakira, abo muri Kampala baravuga bati bijyane Faisal wanyu bazagusobanurira. Ariko ngeze mu gahoteli nari ndimo nshaka kureba ibirimo sinabisobanukirwa. Ndaza ngera inaha njya Faisal, abaganga bose babikubise amaso batangira kuvuga ngo ibi bintu birakomeye, ngo ibi bintu birakomeye. Ndavuga rero ibi bintu nibiza kunca intege nkababwira ntibikomeye, nkabereka n'uburyo bidakomeye kandi ari abaganga. Noneho umutware wanjye twabaga twajyanye aravuga bukeye arambwira ati kandi uzatera umujinya abaganga bagukubite, wowe barakubwira ibyo babona nibo babizi, nawe urababwira ngo ntabwo bikomeye. N'ibiki ntoya iriya ni imvugo ica intege. Rero njye niyemeje guhora ndi muri positive uko byagenda kose. Ubwo FPR Inkotanyi yaramfashije ituma njya muri Kenya mu bitaro byitwa Aga Khan Hospital kubahazi. Naragiye nsanga abahinde, abadoktori b'abahinde, ariko ubwo na Faisal babikubise amaso bumiwe nyine nabemeje ko bidakomeye. Nsanga abahinde, abadoktori n'umukuru w'ibyo bitaro yari umuhinde. Barangije barambwira ngo ibi bintu birakomeye. Ndababwira nti ntabwo bikomeye, nijyembi baragutya ntabwo bikomeye. Bayoberwa ibyo ari byo bajya kunsha ati twe ntabwo twabishobora, bajya kunshakira a professor not a doctor. Banze mbona bazanye professor w'umusaza ufite nk'imyaka 75. Arandeba asanga nanjye ndakanuye, arambwira ati results zigaragara nuko ibi bintu bikomeye.
ndamubwira nti rero profesa, iyo mvugo sinjya nyemera, ntabwo bikomeye, njyewe nzi yuko byoroshye. Ati dore ni 50% gukira na 50% gupfa. Ati none urahitamo iki, tukubage cyangwa? Cyari ikibyimba kiri mu bwonko, kitari hejuru, kitari ku ruhande, kirimo indani mu bwonko, kandi kingana n'iki kiganza cyanjye. Murabona iki kiganza cyanjye ni kinini, ariko cyari kinini, nicyo cyari kigiye kunyica. Barangije ndamubwira nti mbaga. Ati uri kumwe nande? Nari nijyanye. Ati rero sinakubaga uri wenyine, nkeneye unsinyira. Ntugire ikibazo profesa, ngenda sinya ha patient, nsinye naho umurwaza. Arambwira ngo ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Ngira Imana, umutware wanjye aza kunterefona ari nimugoroba, arambwira ati ndamubwira nti njye bagomba kumbaga, nabibemeje. Ariko mbere yuko njya Kenya, mbere yuko njya airport, nari mfite utwana tubiri, kamwe gafite imyaka 3 n'igice, kandi gafite 4 n'igice. Urumva ko twari dutoye, kuko nari ngikomeye, ngifite amaboko yose. Nagiye mu cyumba mbere yuko njya airport, nzamura amaboko yose, mbwira Yesu nti Yesu, uri inshuti yanjye, ndagusaba yuko utazemera yuko siga turiya twana ari duto, ngo tuzarerwe na mukase tutazi icyo gukora. Directement nahise numva yuko Imana inshubije ngo humura, ntaho uzajya. Navuye rero mu Rwanda mfite ubwo kwizera ko ntaho nzajya. Umutware yaje gusanga mpari, kuko yahise avuga ngo araza, asanga banyogoshe ndi igipara. Arambwira ngo nta bwoba ufite, ngo nta bwoba wumva. Ntabwo mfite jyewe, mfite ubumara. Twaragiye ngiye kubagwa muri salle d'opération, hari ahantu batubwiye ngo hari nka kabariyeri. Ati rero nimuganire, hanyuma nta espoir yo gukira babonaga. Ati muganire, tubahaye 5 minutes, hanyuma umusezere. Bavuze ngo ansezere, yagize emotion, amarira mbona araje. Ndamubwira sheri, we ntugire ikibazo, nujya kumva ufite ubwoba, wumve yuko King na Teta ntashobora kubasiga. Nuko narinjiye, numva yuko mfite iyo confidence, numva yuko mfite kwizera ko ntashobora gupfa. Bambaza amasaha 8, ubwonko burabyimba burenga nivo yaho bwakagombye kuba. Bari bakuyeho igipfundikizo cy'ubwonko, basanga gifite inyama kizabora, bagishyira muri frigo. Urumva nasiganye pati imwe, iyindi iri muri frigo. Nagiye muri koma iminsi 4. Ni ukuvuga ngo navuye muri koma, ubwonko butarasubira hasi ngo basubizeho cya gice. Ariko ndashima Yesu cyane, ndashima Yesu, ndashima Yesu, ndashima Yesu, kuko memoire yanjye, malgré yuko ntari mfite isura, umutwe warabyimba ingana n'aha hantu hose,
nta shusho mfite, ku buryo umutware wanjye yarandebye aravuga ngo Imana izandinde kongera kubona iyi sura. Byari bikomeye, rwari urupfu, ariko Yesu yagize neza. Mva muri koma. Mvuye muri koma, nabajije umutware wanjye aho yari yicaye, ntariko sheri ubonye ukuntu mbangutse? Njye nari nzi ko bambaze bigahita birangira. Turabona ukuntu mbangutse, arambwira ngo urabangutse kweri. Ninamaze ya masaha ati cyane, naho yatinyaga kumbwira ko napfuye iminsi 4 kuko nari muri ICU, arama mashini akora. Ati niyo bakoresheje, yanga kubimbwira ngo ntazanga gusubira muri salle d'opération ngo basubizeyo cya gice, ntiyanabimbwira. Ariko nyuma agakani nahasize amateka. Uko nari imeze sinigeze ntaka. Sinigeze ntaka ngo niganyire, narababaraga nkumva Yesu arahari, nkumva Yesu andiro. Abaganga bakaza bakandeba bati hariye tumeze ute? Yesu yamaze kunkiza, ni Yesu yamaze kunkiza ubungu. Bakandeba ubwo ndi mu kagare, bakavuga bati uyu murwayi. Noneho bajya muri tour bakaza kureba wa murwayi, utajyuganya, utajugira inshuti y'abaganga, mba nka murumuna wabo, abandi nka mushiki wabo, bakanyitaho bakankunda. Kubera iki? Kubera ineza n'abakomunikaga. Birangiye nyine baza gufata ngo cya kibyimba cyari kinini, ntibabashije kugikuramo cyose, hari agapariti gato basizemo. Noneho ngo bajya kugipima, basanga kirimo kanseri. Noneho mbona Profesa agiye n'umutware wanjye, ubwo ndaryamye, bazi ko nyine ari ikintu kiri aho kitobuserva, kitasi ibigenda. Ariko mbona reaction umutware wanjye agize, ndavuga nti biriya bintu ntabwo biri amahoro, ntabwo ari message nziza. Umutware wanjye yahise azi Rwanda, nguma hariya. Noneho mpamagara Profesa, ndamubwira ntumva rero, ubu ni wowe nanjye, ubu ni wowe nanjye, umutwe ni uwanjye, ubuzima ni ubwanjye. Ugomba kumbwira what is wrong. Arandeba, abona ndi serious, nta miseko. Arangije arambwira ngo are you ready? Naramushubije ni yes I am. Arandeba ati you have a brain cancer. Icyo cyonyine niyo nibutse reaction nakoze, nanjye ubwanjye ndaseka. Nahise mufesinga, ndamureba, ntigewe nta kanseri mfite, ntigewe nta kanseri mfite. Namufesinze mureba, arandeba. Ariko wowe uzi umugabo witwa Yesu? Umugabo witwa Yesu ntihari igorogota, yaravuze ngo byose birarangiye. Ni gute? Ni gute
naba mfite kanseri kandi byose byararangiye igorogota. Profesa yarandebye asanga ibaza niba ncanganikiwe, niba bigenze gute, kandi abona nshinze urubanza. Ndangije ndamubwira ntahubwo kugira ngo nkumenyeshe ko Yesu yamaze kunkiza kanseri, ndisacinga muri ibi bitaro ntacyo ndiho nkora, ngiye guhura n'uriya mugabo witwa Yesu. Nahamagaye abantu twari tuziranye b'Abanyakenya baza kuntwara tujya gusenga nabo. Noneho umunyarwanda wari uhari aravuga ngo asigara abwira Profesa ati uriya mudamu ntakubaganye kubona agiye ameze kuriya. Profesa yaratuje akanwa ke atangira guhanura ati rero maze 40 years nkora uyu murimo, ariko sinigeze mbona umurwayi umeze nk'uriya mubyeyi. Ati afite ikintu kimurimo ntasobanukiwe, ariko iriya kanseri izakira. Ati kandi n'akariya ka wheelchair yicayemo azakavamo. Murabibona ko ntako ndimo, nta wheelchair. Kubera nde? Kubera Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya. Sinzi icyo nakwitura Yesu keretse kumwiha wese. Nuko ubwo naje kuva aho ngaho, ariko ntari umuntu muzima, nari nteye ubwoba, imirari ari myinshi, ijosi ridafashe meze nk'ikigoryi. Abantu bambonaga bose apparence yanjye yari uko ntakomeye mu mutwe, kandi cya gice cy'umutwe kiri muri frigo nabashije kuvuga inomero nzibwira umutware yari yarazibagiwe ngo abwire abantu yuko navuye muri koma. Arabyivugisha ati ubu rero abantu b'i Kigali ariko ariho yivugisha atambwira kuko yarazi ko ntacyo namumarira. Ati nabuze inomero zabo ngo mbabwire ko wavuye muri koma, nturashaka izande cya gice. Arambwira ngo n'uwampiza Louise, uwo Louise twarabanye mu bihe bikomeye n'ibyoroshye. Ndamubwira nti za Louise, mpita nzimubwira. Apfa kugerageza asanga nizo. N'ubu yaravuze ati nimero mpawe n'igice kimwe cy'umutwe nanjye ntabwo nazibura. Nuko rero naraje, hageze ko ngaruka mu Rwanda, barambwira bati rero ntabwo ugomba kubyara imbere y'imyaka 5. Bazi ibyo bari bakoze. Nyuma y'amezi 5 mbambyaye impanga 3. Mbyaye impanga 3 z'abahungu, twari uduprementire, ariko uwasigaye 2 baragiye. Uwasigaye niwe wari ufite n'ibiro bike, yari afite 1 kilo 400, ariko ubu ni umusore. Yesu yanze kunkuriramo ubusa. Hashize igihe nk'imyaka 3-4, umutware wanjye akomeza kubona ko nta kigenda cyanjye, kuko bamubwiye ko mfite kanseri y'ubwonko.
yahise abona urupfu, abona ko ntacyo nzongera kwimarira ari ugupfa gusa. Yahise ngo ashaka umuzamufasha kurera abana babiri. Nabwiye Imana ko igomba kubamfasha, abaciyeho. Imana ikoresha abantu. Ni ukuri abantu Imana yarabakoresheje. Nkibaza uko nzabigira, ariko ndavuga ngo nubwo agiye ntabwo ngomba kuba umutwaro wa sosiyete, ntabwo ngomba kuba ikibazo muri sosiyete, ngomba kuba igisubizo. Abana banjye bakiga, bakarya, bakambara nk'abatunga, nanjye nkagira icyo mfasha, kandi nkumva mbifitiye kabisa ishyaka. Niko byagenze. Ariko Imana ireba incira akanzu, ikoresha abantu. Ubwo najyaga gusaba akazi meze nteye ubwoba, njya n'ahatari aperi dofure nk'umusazi wese. Nahagera bankubita amaso, bavandi nari nteye ubwoba. Nanjye ubwanjye uwari kunyita umusazi ntago byari kumbabaza, kuko nari nabyakiriye. Bakandeba kuva ku kirenge kugeza ku musatsi, batariko washobora iki? Any job. Aho nageraga hose navugaga ko ari byose nabishobora, nti any job. Noneho nkahita mbereka uku kuboko, ntimunampaye akazi ko guterura, naterura, nagakora. Ni ukuri nabonye akazi ku mbaraga z'Uwiteka. Uwiteka ankura ku gisuzuguro, ankura ku cyavu, anyicaranya n'ibikomangoma. Iryo jambo ryansohoreyeho, tujya turyumva, ariko gihe ryambayeho. N'ubu ngubu mpagaze hano, Aposa akicara mu bwonko bwe akantekereza ngo Ariyete, mbibona nk'aho ari miracle, mbibona nk'aho naje gusobanukirwa ko ndi umwana w'umwami, kandi ngomba gutsinda ibigeragezo byose. Ubu natangiye ako kazi nabonye, ntabwo ari ahantu horoshye, ntabwo kajyanye n'uko meze. Muri 2011 kugeza ubu ngubu, ariko bose bantangira ubuhamya kubera Yesu, kubera ibikorwa babona Yesu akora muri iki. Uko nagiye meze siko nkimeze, siko nkimeze. Noneho maze nk'imyaka ingahe mbona abandi bariho barajya muri kaminuza, kuko nagiye mfite ade. Ndavuga ni why not me? Nanjye najya kwiyungura ubumenyi nkajya muri kaminuza. Erega naragiye, ariko bari bafite impungenge, bavuga batazagwa mu nzira, zagira gute. Ubwo umutware yari yaramaze kugenda. Noneho ndababwira ntumva rero, murambuza kugenda, ariko ngiye kubohoza degree yanjye. Narwaye, narindi muri kaminuza, abo twiganye babonye impamyabushobozi, njye ntayo nabonye. Nanjye rero ngiye kuyibohoza. Naciye mu bintu bikomeye, navaga mu kazi 17 heures, nkajya gufata bisi ya Kicukiro ikansiga Sonatube. Muzi uruhanda ruri hariya kuva rujya Iniraki, nkagenda nkabona amaksida,
ariko jyewe moto zikankatira, imodoka zikankatira, nkagenda numva ntacyo naba. Narangije muri 2018 ndangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ubwo hari muri Juin, hari mu kwa gatandatu, nkubitana njye sindeba hafi mpora ndeba odera. Noneho nkubitana no kwiyamamaza kw'abadepite. Ndiyandikisha njya kwiyamamaza. Ubu mbona ndi na depite. Njya kwiyamamaza, numvaga ngomba gukominika abanyarwanda imbaraga z'ubutsinzi. Amen. Ariko ntibyaciyemo, ariko sinacitse intege. Naravuze nasi ibi bintu nabikominika gute? Nanditse igitabo muri COVID, hagati aho ndi n'umwanditsi. Nanditse igitabo cyitwa ngo wicike intege. Icyo gitabo ni umuti, mu by'ukuri ni umuti wa benshi, wavura abantu benshi. Nuko noneho haza kuzumu abantu baravuga batabashaka kwiga masters, tuzabishyurira. Noneho nshaka ibyangombwa bya bachelor, nzana na invoice ndabibaha. Njya kwiyandikisha, ntangira njya hahandi nzi banzi. Ndangije ndatangira ndiga kubera yuko bari bamenyereye, bazi ko ndi inyangamugayo. Nariyishyuriraga no muri bachelor, ntabwo bangize ikibazo. Mu bizamini barandekaga nkagenda nkakora ibizamini. Ngeze kwandika igitabo muri masters, barambwira batariyete, uzi n'iyindi nkuru, ntabwo bakwishyuriye. Ndavuga uru ni urucantege rwa Satani, nsaba kredi y'igice. Iyi ni Satani, ntabwo mwemerera ko ncira igikorwa natangiye hagati. Nsaba kredi y'igice, ndababwira ntayandi nzayabaha. Bavandi, mumenye ngo Aposo ni ukuri arerekwa. Njye ntacyo nigeze mubwira, njye ntabwo twigeze tuvugana ku kibazo, ariko natangajwe nicaye mu rusengero. Ariko uko nagiye muri Women Foundation Ministry, ndagubwe nabaye umwana w'umwami. Amen. Nkava hariya kuri gate, bakaza kumprotokora, nkavuga nti ibi ni ibiki? Bakantwaza agasakoshi, nkavuga ngo ibi ni ibiki? Bakamfata akaboko. Noneho nkabona n'umushumba mfitiye icyizere. Icyo gihe nicaye arambwira ngo Henriette, ngo yari yaragiye hanze yaragarutse, ati ntutahe ngufitiye kado. Nkumva ko ari nk'umwenda wenda ari ikindi kintu. Ndicara, ngiye kubona mbona bampaye envelope. Mbona bampaye envelope, ngeze mu rugo nyifunguye narize amarira y'ibyishimo. Ndavuga nti Satani aramwaye, mbonye school fees. Nahise njya kwishyura. Aha mumbona narangije masters. Narangije masters
ubu nsigaje kwambara nzabatumira. Iyo masters rero umushumba warakoze, Imana izakomeza igukoreshe kandi kuzuza. Ndabashimira cyane. Ni ukuri ubu iyo masters mfite c'est grâce à vous. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Abashaka kuzabona ubuhamya bwanjye burambuye, icyo gitabo wicika intege kirahari. Thank you so much. I'm going to try to make it as brief as possible. She developed a tumor, brain tumor, while she was doing her studies at university around 2002, 2003, and no CT scans in Rwanda.